Yes, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Ese waruzi aka kantu? Hari uburyo ushobora kuba wakoresha, ukaba wakoresha application ebyiri z'ubwoko bumwe kandi zigakoreshwa ibintu bitandukanye. Wenda n'urugero wenda ni WhatsApp, ni TikTok ndetse ni na Instagram. Abantu benshi ntabwo bazi aka kantu. Fata telefone yawe nkwereke uburyo wakoresha application ebyiri z'ubwoko bumwe kandi zigakoreshwa bitandukanye cyangwa se zigakoreshwaho konti zitandukanye. Yes, fata telefone nkwereke ibintu. Numara gufata telefone yawe uzahita uza hano muri setting. Hano muri setting, numara kuza muri setting uzahita ushakisha ijambo byitwa special functions. Special function nibyo uzahita ushaka, dore ngiri hano special function. Dore ni iri ngiri hano gutya. Iri jambo numara kuba warishaka gutya special function uzahita uza urikandaho gutya. Kugira ngo rero ube wakoresha application z'ubwoko rero kugira ngo ubone application ebyiri ariko z'ubwoko bumwe, wenda ni WhatsApp business ariko hagahita ubona muri telefone yawe hajemo WhatsApp business ebyiri ariko zigakora bitandukanye. Wenda si WhatsApp gusa na TikTok nuko na Instagram nuko. Icyo uzakora numara kugera hano handitse ngo special function uzahita usangamo choice nyinshi cyangwa se uzasangamo andi magambo menshi cyane. Icyo uzakora uzazamuka ureba ahantu handitse ngo twin app. Dore n'ahangaha handitse ngo twin app. Ahangaha handitse ngo twin app uzahita uhakanda gutya. Numara kuhakanda icyo uzakora uzahita usangamo Instagram. Ushatse wafata Instagram ukayigira ebyiri kandi zose zikaza ziri mu bwoko bumwe ariko zikora bitandukanye. Wenda tuza hano handitse ngo more apps. Dore n'ahangaha kansi inyuma gato manzu harebe hano handitse ngo more apps. Dore n'ahangaha more apps. Numara kuba wahagera handitse ngo more apps kuri ijambo uhita uza gutya urikandeho. Numara kurikandaho uzasanga handitse harimo TikTok, harimo WhatsApp ndetse harimo na Facebook. Aya ma application uko wenda ari atatu yose wayakorera copy cyangwa se icyo bita ushobora gukora copy. Ubwo mbese twabifata nkaho ari gukora copy ya application ikaza ari ifite application ebyiri zisa kandi zikora bitandukanye. Yes, ubwo niwenda duhere kuri WhatsApp, duhere kuri WhatsApp tuze kandi hano ku tuntu option urabona ko dufunze, nurangiza ugafungure gutya. Kwibutse ko nta network bisaba, nta megabyte bisaba. Noneho kadukane no kuri TikTok. Ahangaha kuri TikTok naho katuha kandi turagenda dusangamo application ebyiri zigiye zisa kandi wazikoresha mu buryo bubiri butandukanye. Kadukande no kuri Facebook naho tuwemeze gutya. Numara kwemeza gutya aya ma application uko nyakanzu uko ari atatu turagiye gusangamo Facebook ebyiri, TikTok ebyiri ndetse na WhatsApp ebyiri kandi zose zikora mu buryo butandukanye. None uhite usubira inyuma gutya tugiye kubera no muri mu application nuko yagezemo gutya uhite uzamuka gutya. Kaduhere kuri WhatsApp. Dore WhatsApp noneho hano urabona ko noneho ya ma application uko ari abiri nababwiraga ya ma application gutya yagezemo. Dore n'aya ngaya. Noneho kugira ngo ureke hano kuri aya ma application yacu wenda kampere kuri aya WhatsApp. Urabona ko WhatsApp iri copy cyangwa se indi WhatsApp ihisizamo ihitizaho aho akandi kantu kabigaragaza. Kano kantu gahita kabigaragaza ko iyi WhatsApp ariyo wakopiye. Dore n'akangaka urabona ko kahita hari akantu gahita kazaho gatandukanye na WhatsApp yari isanzwe irimo. Noneho urabona ko WhatsApp yari isanzwe irimo n'insanzwe nyikoresha wenda bisanzwe. Kanze mwereka ko nsanzwe nyikoresha. Urabona ko yo mfiteho n'abantu twandikirana kuri WhatsApp. Noneho ukajya nonge kuri WhatsApp yindi. Noneho aka WhatsApp kandi niko tugiye gukandaho tukareba ituzuga gakandaho gutya. Ningakandaho kareba urahita usanga nta konte ihari ntarigeze nyifunguza. Ubwo bivuga ko ushatse naho wahita unayifungurizaho indi konti. Urabona ko WhatsApp nazo ni ebyiri. Noneho urabona ko na TikTok nazo ari zingahe? Nazo ni ebyiri. Ubona ko na TikTok nazo ni ebyiri. Iyi ngiyi itariho kano kantu kandi karimo ibara ry'ubururu yo niyo iba ni ya indi iba yikope cyangwa se yabaye kope. Ariko iyi ngiyi isanzwe nayo nsanzwe nyikoresha kanze mwereke ko mfiteho na konte kugira ngo ugende ubimenye cyangwa se wumve ko ibintu ndi kukubwira
ari ibyanyabyo. Aha nitumara kwerekeza kuri TikTok yacu rero katuze turebe noneho ko mfiteho konti. Uhita uza urebe, urabona ko noneho ya TikTok yindi mfiteho noneho nari nsanzwe yo nyikoresha nta kibazo, urabona ko yo ndayikoresha yo nta kibazo, ariko nguka turebe ko ya TikTok yindi tureba kuri TikTok uhita ubona ko nta kintu na kimwe gihari rero gusaba kuyifunguza bushasha. No kuri Facebook nuko naho aba ari uko, no kuri Facebook aba ari uko. Noneho urabona ko iyi TikTok yo nibwo bwa mbere ihise iza ni nko kuyifunguza bushyashya. Yes, urabona ko iyi TikTok gufunguraho indi account. Yes, niba aka kantu utari ukazi nizere ko ukamenye ku buryo wakoresha application imwe ariko ikazamo ama application abiri kandi adakora kimwe kandi yose ari mu bwoko bumwe. Yes, niba iyi video rero yagushimishije ukanda subscribe. Niba hari igitekerezo inyunganizo ufite wajya muri comment ukaba wabyandika, ndetse ufite n'ikibazo kumbaza ntacyo bitwaye rwose, urambaza ikibazo ushaka nkazagikora video ubutaha. Yes, ndabakunda cyane, twese ko mwagira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza, tugende duhurira muri tips zitandukanye zigiye zikurikira. Ndabakunda cyane.